Karemi Kisangani Kindu yego umva reba hano iriya ni yashoye intambara ibindi nakubeshye aho si kwisadi ya makenga kwisadi ya leta ose abantu bariye ibigoye uri kuzana ibigori imbere y'abantu zira ni ibigori nta ntambara nta kizirimo bitavuze ko zitahitana 2 3 5 kuko intambara so guhitana intambara ni conquête M23 tawanyika fata Gisangani Bamboka International Airport abantu bajya Gisangani n'intozo n'indege fata Kindu ifite ikibuga kirere kiza cyane rutura habira byagoma urumva yego uvuga uti nageze muri Kindu ubu ngubu Karemi ndayireba imbere nako Kasai ndayireba imbere ya Ngiwawa wa Kisekedi fata Karemi nuhagera ujye kuri beach ukore ka basket gato uvuga uti leta we uri Rubumbashi ejo narambagezeho ariko ahantu M23 igeze nubwo iri migano na leta biri stagnant today yego nta show intambara irimo jewe nkanje umuntu wakoze analize yego za Mushaki Ngungu Kicanga yego Numbi Katana Minova yego Kibukavu yego wenda tujye Kamanyora Katogota n'ahandi yego ndafata iyo balance mbone mo desequilibre yego ntabwo navuga Ngungu abarundi barasuye Ngungu nabo barasira Ngungu buriya abarundi barwariye M23 Ngungu urugamba rukomeye cyane naho mugeze mu gacumbika muzi ko muzamana iminsi 2 izo ndaki munazicukura kugira ngo muziraremo ese iyo ndaki niho hari ibiro bikuru by'umukomanda ese ni ndaki do passage banyuzemo bakomeza M23 igeze kuri level yo kutayibrandinga mu dutambara tw'imidugudu yego yibrandinga ku biraro bikomeye yibrandinga ku ndege yahanuye niba brand niba ndavuga mu buryo bw'intambara ndavuga si ku brandinga M23 like that ndavuga ariko ngo abarundi ubukana M23 yari ifite ku barundi muri 2023 nubwo buvuga uyu munsi ubwo muri ya myaka 3 ya mbere ibanza buri kuri 95 ubwo buvuga buri kuri 2 n'ibice 5 ubwo si yo difference no muvengana gute ino ntambara niba episode yindi zaba abantu bazabayireba ku mpande zombi uko leta izakubita gasukuma tuzabireba tuzabivugaho inkuru uko M23 izakubita gakomeza tuzayibona ariko niba hari amakuru ameze nka propaganda yo kwerekana ko abantu bari mu kazi k'intambara idahari nta muntu uzayemera nk'umusesenguzi ntabwo amakuru y'abantu muri kwigana batangaza ari amakuru y'igicupuri kuko bari kuri telege simpari hari ukuntu bari abatipe bivugira ibintu nubwo ari abasirikare bamwe bakakubwira ko bari safe uyu munsi twebwe tukavuga ko batari safe nijya twaje kwisanga uri kuri tera avuga ko ari safe utari kuri tera avuga ko abandi batari safe uzi ko mu biteremo M23 yakoze kuri leta muri aka gahenge kamaze iminsi igitero gikomeye kurusha ibindi byose ahubwo FARDC ishobora kuba ifite umugambi wa kirazira wo kutarambika intwaro icyo gihe n'ubudatsimburwa baba bafite ariko butarimo ubwenge bwinshi kuko nka komando Meri Kabare niba inashoboka simbizi abantu barageze nzibira ntabwo numva ikintu FARDC yabikora hariya ko leta uzi ko twirwaneho ica muri defense za leta ikagirana namo komanda akajya kwivuza abamujyanye bakongera bagasubira muri twirwaneho leta itazi wagwane ibyo muri Kongo biragucanga nabwiye abankurikira ngo nushaka kuva mukuru muri Kongo jye ugenda wicaye ugatebe ka ugatereke hakurya nukomeza kugumisha aho uherereye ntabwo uzumva ibyo muri Kongo military nta bintu byumvikana bizabikurenze nicyo ushatse kuvuga na wavuze ko nawe wenda uri umusivile n'urugero ko ntabizi bishidikanyaho FDLR ingabo za Kongo ari FARDC Mayimayi ngo ziri guhura n'ibyago bikomeye no gutsindwa buri gihe iyo zihuriye n'ingabo za mama 23 amekura heruka agaragaza ko mu mirwano heruka amakompanyi atatu ingabo z'abarundi yatsinzwe bikomeye hasigara abasirikare bagera kuri 20 kugeza kuri 30 gusa barokotse mu gihe abandi benshi bahatakarije. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi appartement iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo.
tubafitiye serivisi zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Nabonye rero ngo hari n'utundi duce mama 23 yigaruriye harimo Luke waratubonye. Twabura twemera niko giye kujya nkubaza. Turana amafuti. N'amafuti ushingiye kuki? Ruke se niki? Nyine tubwire. Iyo umugabo yafashe goma agafata Bukavu agafata Nzibira imbwira Luke. Hano butambara buri aho ngaho gusa. Yego. Nibarwane bafata ibintu bya kintu. Makenga naduhesho yavuze 3K. Urumva? Yavuze triple K. Karemi kisangana ikintu. Yego. Umva reba hano. Iriya ni yashoye intambara ibindi nakubeshye. Aho si kwisadi ya Makenga? Kwisadi ya leta. Urumva? Ni ikuremo wenda tuvuge Bukavu, ikuremo Goma yisubize Goma naye itwereke sho. Ariko mvara kuvuga abantu bariye ibigoye uriyo kuzana ibigori imbere y'abantu zira ni ibigori nta ntambara nta kizirimo bitavuze ko zitahitana 2 3 4 5 kuko intambara so guhitana intambara ni conquête ahantu wakonkarenza afite ubuhe buremere ubushize naravuze ngo wafata nka Nzibira ukamera nk'ufashe intare nye kuko ari strategique Luke si strategie yayo ngo ni yihe ariko ntabwo tu village ari utuntu bazajya babwira abantu kareka barwane cyangwa babireke. Yego. M23 Tawanyika fata Gisangani Bamboka International Airport abantu bajya Gisangani n'indege fata Kindu ifite ikibuga kinini kiza cyane rutura habira byagoma urumva. Yego. Uvuga uti nageze muri Kindu ubu ngubu Karemi ndayireba imbere nako Kasai ndayireba imbere ya Ngiwawa wa Kisekedi. Fata Karemi nuhagera ujye kuri beach ukore ka basket gato uvuga uti leta we uri Rubumbashi ejo narambagezeho. Ariko ahantu M23 igeze nubwo iri miganano na leta biri stagnant today. Yego. Nta show intambara irimo. Ntayo. Kubera iki mu busesenguzi bwawe bwana Marshal ubona bisa naho muri iyi minsi mama 23 iri kwatsa umuriro cyane cyangwa se isa naho yarakariye cyane abantu twakita abarundi ukurikije uburyo abara aho ndi kubona muri isa tuvugana ko yabambuye ngo n'indake bihishagamo ariko nkibaza urabona ko muri iyi minsi kabisa abarundi na mama 23 rurageretse. Oya jewe nkanje umuntu wakoze analize. Yego. Za Mushaki Ngungu Kicanga Numbi Katana Minova Yego. Kibukavu Yego. Wenda tujye Kamanyora Katogota n'ahandi. Yego. Ndafata iyo balance mbonemo desequilibre. Yego. Ntabwo navuga Ngungu abarundi barasuye Ngungu nabo barasira Ngungu buriya abarundi barwariye M23 Ngungu urugamba rukomeye cyane kugeza ubwo bivuze ibigwi ngo barashe M23 irumirwa itumutwe ita Ngungu noneho ngo bamaze kuhava bahita bazana stories ukuntu ngo haje amakamyo ngo 70 y'Abagande akabareba bakuye Ngungu kandi muri ibintu bivugo usiba kubyemera. Yego. Ariko ubitekerezaho cyane je nubwo ntatekereza ngo umugande yageze Ngungu. Yego. Ariko abarundi bakubiswe n'imbaraga batatekerezaga batiti batekereza kuri Ngungu. Yego. Ndavuga ya masaha bamaze bisubije Ngungu. Urumva neza? Yego ndakuri. So numbwira Ngungu ntago mbwira ngo indaki ngo y'abarundi indaki y'abarundi mu ntambara abantu bagenda bacukura indaki byo bita communication. Yego. Naho mugeze mugacumbika muzi ko muzamana iminsi 2 izo ndaki munazicukura kugira ngo muziraremo. Ese iyo ndaki niho hari ibiro bikuru by'umukomanda ese ni ndaki do passage banyuzemo bakomeza uretse kizo barazisibe babishatse. Yego. Yewe inkangisha indaki bana mbwire intambara baye Ngungu intambara iba mu Nova intambara yose uza kubwira iyo indaki M23 iri kuri level yo kurwanira indaki ifite imigi ikomeye ifite ibibuga by'indege ifite inyanja ebyiri. Do you know ko M23 ifite inyanja ebyiri ya Edward ni yanoze ni ya Kivu bientôt Tanganyika urumva. M23 igeze kuri level yo kutayibrandinga mu dutambara tw'imidugudu. Yego. Yibrandinga ku biraro bikomeye yibrandinga ku ndege yahanuye niba brand niba ndavuga mu buryo bw'intambara ndavuga si ku brandinga mu Vitura like that ndavuga ikigize inkuru mu byayo. Yego. Noneho kuva arafashe Goma iruta Kindu buriya Goma kandi nubwo kisangana no mujyi wa Kange wa 3 muri Kongo ariko ubundi
Gomirakazi yego kuri ubu hari n'igihe naco kisangane ntabwo ugipime mu 23 kutu village pime mu 23 ku miji iri ku level yindi miji yafasha yego sibyo kindi cyo kintu mbona ikintu navuga ntabwo ariko nkunda intambara ngo ngire gute ariko ngo abarundi ubukana M23 yari ifite ku barundi muri 2023 na 4 nubwo n'ubuvuga uyu munsi ubwo muri ya myaka 3 ya mbere ibanza buri kuri 95 ubwo buvuga buri kuri 2 n'ibice 5 ubwo si yo difference n'uvuga ngana gute M23 yarwanye Tafoke ebyiri Tafoke ni amadiviziyo y'ingabo zundi yabaga muri Kongo ya Nord Kivu ejo bundi Gaspard Baratuza yavuze ko nta ngabo bakigira muri Nord Kivu ubwo Tafoke ya mbere M23 yayikubise inshuro no kuvuga ngo Gaspard Baratuza in another word yemeye ko hari ingabo zabo bagize muri Kongo ziratsindwa completement iyo avuga ngo nta ngabo bajya muri Nord Kivu kandi mu papuro ariko ba deployinze muri Nord Kivu kandi mu papuro ntubone aho barevotse aho bahagaritse Tafoke Nord nuvuga Tafoke Nord Kivu yaratsinze completement M23 yukubitiye Tafoke Sidi yari ifite ibirindiro ibukavu mwibuke neza ko buri Burundi bugira ambassade ntoya ibukavu urumva aho hose M23 irafata none M23 yakoze bikomeye ibigoye uzana ibigore ino ntambara niba episode yindi zaba abantu bazabayireba ku mpande zombi uko leta izakubita gasukuma tuzabireba tuzabivuga inkuru uko M23 izakubita gakomeza tuzayibona ariko niba hari amakuru ameze nka propaganda yo kwerekana ko abantu bari mu kazi k'intambara idahari nta muntu uzayemera nk'umusesenguzi azaba amakuru yo ku mihanda kuko ntabwo tuzayemera tuzi intambara icyo ari cyo intambara ni conquête urumva na potentialité zaho wafashe haremereye hate hagize gute ariko intambara bavuga ngo nateye hakujya abantu mwumve yuko abantu batarwana baranatongana cyangwa abanywa itabi bakarisabana bari barimo gusabana itabi nta ntambara barimo kurwana baheruka urugamba nzibira nzibira ari kazi nzibira narayemeye sibyo ariko ahandi se kandi andi makuru naguha uzarebe ku biganiro by'abantu bo muri twirwaneho buriya ngewe nyankunda kwivugira nkunda kukira abari bagabo base bagabo n'abandi bo muri twirwaneho Sandri ntabwo amakuru y'abantu muri twirwaneho batangaza ari amakuru y'igicupuri kuko bari kuri telege simpari hari ukuntu bari abatipe bivugira ibintu nubwo ari abasirikare bamwe bakakubwira ko bari safe uyu munsi twebwe tukavuga ko batari safe nijya twaje kwisanga uri kuri tele avuga ko ari safe utari kuri tele avuga ko abandi batari safe mu buryo buri darije kuko intambara ntirarangira menace irahari urumva ariko irahari kuko no Shabundi mirwano yongeye kubura agatema 23 na FARDC mu bice bya Shabunda bitandukanye nawo mereye naba ariko nibarwane bareke ngende gutanga update nibareke gutonekana nta mirwano bafite amodereta banaducanga niyo mpamvu bashaka kukunganira amasha yego sinzi byinshi nibarwane ariko nanone reka nkubwire nibarwane batarwanye ngo tuzabana update igihe masha kandi ukunda intambara oya dore igihe batarwanye ubwo ntituzabana update zaboneka ariko zaboneka atari zo kubeshya ibidahari buriya abasirikare batarimo kurasana gutya nabwo bararwana sibyo intambara se iruta iyo karo gacerere kamaze kameza ngahe M23 kabikuyemo ingabo 15 intambara itariyongewe niyi uzi ko mu bitero M23 yakoze kuri leta muri aka gahenge kamaze iminsi igitero gikomeye kurusha ibindi byose ari cyaro kiritoma yabari abasirikare birumangabo n'abasirikare bicanzo ndabona no muri Kabare FARDC yagabye igitero kuri 23 mu bice iherutse kubaka ngaho tekereza nawe iyo uvuze ngo intambara muri Shabunda ariko abantu bazi map ubutaha uzanshakire ntuza uzanshakire screen nani rwanda rwanjye tujye twerekana abantu map urumva iyo uvuze ngo intambara muri Shabunda yakomeye Kabare ni Bukavu imirwano Kabare ni Bukavu Karehe ni Bukavu umuntu yageze Shabunda kugira ngo abantu batazi map dufata urugero ni nko ko avuga ngo wenda sengwiki wenda ikabuga haracyarwanirwa ngo ariko ngo wa muntu urwanira ikabuga ngo yageze Kayonza gute yageze Kayonza atarasekiriza ikabuga ndavuga uramutse ureba uhagaze ari burasirazuba intambara zikobera gute muri Shabunda reka tubyemere ko zana hakomeye haba harimo n'ubuswa muri tactique ujya kurwana Shabunda utarasekiriza Kabare gute Kabare nirimo Bukavu nyirango siko mbibona ku ikarita ubanza territoire ya Bukavu iri muri territoire ya Ntuze ya Kabare niko nyamara bimeze nk'ibicometse ubanza ubyumve neza Shabunda wagiye mu birometero byinshi urumva inyuma yawe hasigaye ihwa mu rukweto ahubwo imirwano ya Kabare niyo nakwemera gute FARDC ikidiporo yinze Kabare ikaba ifite na capacity yo kurwana
uvuga ngo ugeze Shabunda ntabwo byakunda. Niba byanakunda waba urimo promoting intuze imirwanire idahwitse, nabanza ngasekiriza Kabare ikaba sefu, sibyo? yego nkakomeza numva ko Mwenga, Walungu, Shabunda nakwerekezaho bigakunda. Nese nzajya kurwana kure FARDC irwana inyuma, byose ubwo muri iryo hererekanya makuru tufite uyu munsi, ubwo ubundi bishushanyije bite? Ubwo rero birancanze, nigiye bicanze ntacyo, nanjye nemereye gucangwa. ukabona wowe baba ari nk'ikosa bari gukora, cyangwa se kurwana nta tactique yabirimo? Ntayirimo, ntayirimo ifite akamaro. Kuba wazakomeza ukajya imbere, inyuma warahasize FARDC. Ahubwo se ku mpande zombi FARDC wori Kabare, kandi ibintu tuvuga ntabwo uko bitari kuri tere, kuko nubwo bavuga Nzibira ukareba na Kabare nabwo urabitekerezaho. FARDC ubundi yumvamo iki ikirwanira ikigabo dutero twa Karehe, urumva? Kabare M23 yaragize yaraciyeho yarageze za Nzibira. Hano mpita nibaza FARDC ngo umugira ungana rute ku buryo itavuga abantu baradutambutse bagera kure, twe dusigaye anga turi nkehwa bazatumara. Ahubwo FARDC ishobora kuba ifite umugambi wa kirazira wo kutarambika intwaro. Icyo gihe n'ubudatsimburwa baba bafite, ariko butarimo ubwenge bwinshi, kuko nka komando Meri Kabare niba nashoboka simbizi abantu barageze Nzibira, ntabwo numva ikintu FARDC yabikora hariya. Ariko gusa uza kuntsinda azavuga ati none se Karehe ntibajya bahatera, aharani bajya bahatera. Ejo bundi nta gitero cyagabe kuri Goma mu kwezi gushize ntukibuka ngo cyari kinakaze. Uko nyine azaba nsinze nzegama, ariko kandi umenye ko M23 yaba agiye mbona gukomeza ipanuwa kure itaratsinda. Ese ubundi ziriya diviziyo zipasinze zaba zikora iki zitarangiza zitagenda ziziba ibyuho bya za Kabare Karehe gutyo, bya bihanga byagiye bisigara? Okay, ibyo biri mu mipango yabo. Abakongomani barasuzugurana, M23 isuzugura FARDC isuzugura M23, ujye ubibona mu mirwanire yabo. Kuko nta kuntu komanda mukuru Jire Mwirambwe uyobora FARDC yaba agifite ibyombo bigisamirira muri Kabare, azi ko M23 yageze mu duse kwa Shabunda. Ese ubwo yazikuramo gute? Ariko baraziranye. Ubwo FARDC ifite ukuntu izahikura ikajya ishaka, urumva? M23 reka ngurugero ile operation yavanye General Sematama Kamanyori kamugeza mu Minembwe. Yego. Iyo operation ni ikwereka ukuntu abantu basuzugurana. Yego. Urebe niyo kumuvana Minembwe imuzana kwivuza, numvise wa mukoloneli abivuga niba ari Serugabo niba ari Sinibuka ngo ninde. Serugabo nako. Muvandi. Uziko leta, uziko twirwaneho ica muri defense za leta ikagirana namo komanda akajya kwivuza, abamujyanye bakongera bagasubira muri twirwaneho leta itazi wagwane. Yego. Wasanga na FARDC isukura inyura muri M23 nayo itazi wagwane ikajya hishaka. Ubuso umuntu baraterwa muri Kabare na Munagani. Kabare ni Bukavu, Shabunda ni kure Bukavu ku bitoro nka magana ngahe. Guti wasigaye hino akirwana akiri operative, akiri opérationnel. Ibyo muri Kongo biragucanga. Nabwiye abankurikira ngo nushaka kuva mukuru muri Kongo, jya ugenda wicaye ugatebe kawe ugatereke hakurya, nukomeza kugumishaho uherereye ntabwo uzumva ibyo muri Kongo. Military ntabwo ibintu byumvikana, bizaba bikurenze. Nicyo ushatse kuvuga? Na wavuze ko nawe wenda uri umusivile n'urugero, ko se ko ntabizi bishidikanyaho. Mashajye mbabara koko nutumenseka ko nanshaka guseka. Nabishidikanyaho. Dore pre ndashaka igipapuro hano na marikeri. Nuko nkajya mbwira abantu. Ukajya ubwira abantu? Mbashushanyiriza. Ho ntago bapfa kubyumva. Yego. Ndabona batapfa kubyumva. Ho mbonye n'amakuru ngo ko ingabo z'Abarundi Mashari raza kubitubwiraho gatoya tuva kuri ingingo ngo ziri mu butumwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'umutwe FDLR, ingabo za Kongo ari FARDC, Mayimayi ngo ziri guhura n'ibyago bikomeye no gutsindwa buri gihe iyo zihuriye n'ingabo za M23. Amakuru aheruka agaragaza ko mu mirwano iheruka amakompanyi atatu y'ingabo z'Abarundi yatsinzwe bikomeye, hasigara abasirikare bagera kuri 20 kugeza kuri 30 gusa barokotse, mu gihe abandi benshi bahatakarije. Ubwo nuko navuga kuko nta gukunda gukoresha imvugo ngo gupfa, ndabizi ko Marshal ibyo byanga. None se kompanya 3 n'abasekere 150 wenda. Reka dufate kompanya yasekeje na 20 nabwo iri 360. Yego. Uzi ahantu haramutse haguye abasekere 200 300 mu Rwanda
TV5 yabahaza Mm. Al Jazeera ntandi yashinga kamera Yego. urumva Mm. no mu ntambara Russia irwana na Ukraine Mm. nta rawundi nimwe bari barwana ngo bafashe abasirikare bangana gutyo Yego. umunsi umwe Mm. abantu bajya bakora amakuru ya propaganda aho ngaho Mm. abarundi se nkwavu bica ubundi umuntu wanditse iyo message wamushyira muri play y'inkwavu batuye umunsi bica inkoko 300 yazishobora ari zicisha iki icyo zirasa bamuha brenda akagwana nazo nuko kuzirasa zishaho oya koko abantu bashaka kwerekana ko ese ingabo z'Uburundi n'ibicucu oya ese ko tubwira ko bazishe abazishwe bo 300 tumutubwire n'abandi nabo zishe nabo impande zo nabo zifasha ku rugamba yego ubwo nyine intambara iba yabaye bamwe bakarasa abandi sibyo icyo ndacyemera nibisanzwe ku ntambara ariko imibare sinyanyijyamo nakubwiye ko uburyo narezwe imibare hano batanze ariko bavuze kompanye 3 hasigara iyo bavuze kompanye 3 hasigara ntuhita ufata uteranya ugakuramo sha ntukajijishe sha modereta yego oya hagende mu makuru oya nyine mu makuru ko hateye kompanye 3 giye kompanye umubare wayo bana marshari reka iki kintu nkigarukeho barasiwe ari mama 23 iratakaza icyo ngenda cyemera bose baratakaza saba sekare ari Burundi baratakaza ariko magana ni benshi ariko buretse gatoya ahantu nanone nkongera kugaruka kuri iki kintu aho ku munsi w'ejo naho twahoze tubona ngo inkomere zuzuye ku bitaro sibyo ziza buretse gato winca mu ijambo turagenda zuzuye ku bitaro mu Burundi sibyo ndarenganye aho bivugwa ko hari n'abahise bafungwa ngo bashobora kuba ari babagira iki ngo batanga amakuru mu 23 bagambanira abasirikare bari muri Kongo nyine kaba kabaye niba Burundi izi nkomere zuzuye nibyo bari mu ntambara ndabyemera sibyo ariko nanone kuki tutanabona amagana n'undi ruhande ni ukuvuga ko mama 23 iratakaza ikabasha gukavaringa iki gukavaringa bo imibiri y'ababo niko nge mbibona kuko nanone niturabona ngo inkomere zuzuye ahangaha za mama 23 ngiye sindazibona uvuga nkanjye ngiye ntabwo naje mu mihanda gufana no gukora propaganda z'abarwana yego naje gusesengura bose barapfusha imibare nibaye cyo ngicyo kandi tukiri buri wese natwara imibare we areka kuzana imibare kompanye 3 z'icyari cyo urumva kirango nziza kompanye n'abasirikare na 20 abaki sibyo nkuko yabandi ry'itanu kwisha abasirikare magana nk'inkwavu wasanze basinziriye se uzi kugira ngo bishoboke ibyo ngibyo hano byashoboka nka kuri ya Hezbollah yize kurasa igisasu kuri ku buriro bw'abasirikare ba Israel urumva iyo ni tactique ikomeye Sandri kubyo bamenya ngo murira muri messe gute sangahe mukora foreign ya mu gitondo sangahe nka kuri amakenga yari mapasingisha abasirikare nka suko ikabazi kawushiramo mabisire nka 20 yego wavuga uta abantu bapfuye nabwo ntabwo magana bapfa akarakara izi ni intambara twarwanye kuva cyenda wavuze ko abantu barwanye bakagira gute ujya mu mibare ngo hasigara se ibyo bintu bita reporter sasa na majero ubundi ujya kwigira umuntu uvuga sasa reporter sasa na majero kuri mikoro uhora umurwanyi ushya waruriki intambara ni yabaye muyambura umuntu handi setu umura bakomeretse uzwi n'abakomandazi ikindi hantu hapfuye abantu 300 sibyo yego mbwira bapfuye nakubwiye icyo bita state parade state ubushize mbwira inkomere zafashwe mpiri ntago inkomere zose leta zijyana esa izo nkomere niba wisha abantu 100 hakarokoka abantu tujye mu bibare autant runaka wenda 10 nabangahe inkomere zateruwe nabandi niba inkomere zuzuye ahantu ziba zateruwe nabande bazijyana aho zivuriza niba abandi babashize ese warasha abantu 100 ntiwatwereka imbohe zabo uzi mu basirikare 100 bapfa nka defense y'abandi basirikare 100 uvuze ngo wagiye ushaka kuyisibanganya wafatamo imbohe nka 50 ukavuga uti imbohe nk'izi ngizi abaza inkomere buri kimwe cyose kuko n'umusirikare yemerewe no gufatwa ari inkomere akajya kuvurwa yego utanga ayo makuru ajya tubwira ku mpande M23 yarasha abasirikare babandi bangana gutya ifatamo mpira bagana gutya kuko ntago abasirikare babarasa gutyo ngo reke guta umutwe no gusambaratika ngo ujye nabafata mbiri nizingahe yego ngewe sha urabizi Sandri nta muntu ujye unkandira ku bintu by'inyama report y'intambara yari we uzagira report izana yose uzanisha ndagukubita harebe inzega ubwo nyine Burundi baraneshejwe ariko ibyo imibare bishyiye ku ruhande ese ikibazo kiri he imibare y'u Rwanda nase ngo bigende gute wowe bakora urugamba urarwana yego izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutuma izi modoka bigoye
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri no nimero 0788932414. Rob's Meadows Villa Apartment, niwajura igisubizo.